Okay guys, hey, ikaze kuri wowe usanzwe ukurikira ibiganiro ntanga kubera ko abantu benshi basigaye babibonamo kabisa ubufasha bukomeye. Niba ari ubwa mbere rero, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kandi sharinge n'inshuti zawe kugira ngo bino biganiro bigere ku bantu benshi. Ikindi ntibagirwe kubisharinga. So uyu munsi ngiye kwigisha ku kintu cyitwa taking control. One of the amakosa abantu benshi bakora ni ukudependinga kugira kuri outside forces, ni ukuvuga ngo factors zo hanze zikinjira ku buzima bwawe zikaba arizo zifata control y'uburyo ubayeho. Ubundi ibanga rya financial security ni ukubasha gukontorora ibintu ushobora gukontorora. Hari ibintu ushobora gukontorora, hari n'ibintu udashobora gukontorora. At least ushobora gukontorora ibyo ushobora gukontorora, right? So ngiye kubaha tips zimwe na zimwe. Icyambere, you need to pay yourself first, okay? So ugomba kumenya ko nta kindi kintu mu buzima cy'ingenzi kuri wowe uretse wowe ku bwawe, okay? So ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ntabwo wagombye kwishyira imbere, ndetse ugashyira n'umuryango wawe mbere y'uko ushyira abandi imbere yawe. So hari abantu bajya bavuga ngo kwitangira abandi ntawe utanga icyo adafite, okay? So ugomba rero kujya wihemba, ukihemba, kuko bizana self respect. So bizana mu by'ukuri, wumva harimo kwiyubaha no kwiyemera, kumva ko hari ikintu wagezeho, okay? So icyo gihe rero bisaba yuko utangirana an end in mind. What that means is, ni gutekereza icyo ushaka kugeraho, noneho rero ukajya wikontribuwaho kugira ngo ugere kuri icyo kintu, okay? Mu buryo bw'amafaranga ni ukuvuga ni uko wajya ushyira udufaranga duke 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 ku kwezi ku ruhande. No matter what, uko byagenda kose, yaba financial nziza, yaba financial zigereranyije, ukajya ushyira utwo dufaranga kure 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 kure, kuko nta wundi muntu uzi importance yawe uretse wowe ku giti cyawe. Uzaba surprised iyo uriya mafaranga azakura. Icya kabiri, ugomba kumenya icyo bita ya fin number, donc ni financial independent number. Ni ukuvuga iki? Ni amafaranga mu by'ukuri ukeneye kugira gusevinga kugira ngo uritaringe uhagarike gukora. So uwo mubare rero ufata depanse uzagira muri retirement yawe, ukareba muri income, ugakura muri income yawe, ugafactorizamo inflation, ukareba withdrawal rate uzajya ukora na retirement savings. Donc ibyo byose bigufasha kumenya umubare uzagenderaho mbere yo kuritaringa. Biragoye cyane ku buryo ushobora gukora retirement udafite amafaranga ahagije, kubera yuko utari uzi amafaranga ugomba gusevinga arangahe. Icya gatatu, priorities zawe zigomba kuba ziri adjusted. Ni ukuvuga iki? Niba umaking amadolari 10 ugaspendinga amadolari 9, birumvikana ko ugomba uba wishimye. Ariko niba umaking amadolari 10 ugaspendinga 11, ibyo ni ibibazo bikomeye cyane. So nutangira urwo rugendo rwawe financial independence yawe, ugomba kumenya yuko atari mu by'ukuri, ntabwo wagombye gukangwa n'amafaranga uhembwa, wagombye ahubwo gukangwa ndetse no kwishimira amafaranga ukipinga, okay? Icya kane, change your thinking. Rero uko umuntu agomba gutekereza niyo bintu bya mbere bigomba guhinduka, okay? Uburyo utekereza ku bigendanye n'amafaranga nicyo kintu cya mbere kizagutuma uba difera n'abandi bantu muba muri kumwe. So sinzi niba mujya mutekereza, abantu batsinda loteri bose barongera bakaba broke. Kubera iki? Abamiliyoneri benshi ubundi ni abantu babikorera, baba barayaharaniye, bazi ayo bashaka, bakayageraho, bakayakipinga, bakayinvestinga, okay? So niba ushaka kugira ngo ube financial secure, ugomba kuba financial secure, ariko biterwa n'uko ugomba kubitekereza, okay? So rero, nta nubwo ugomba gutekereza ko udashobora kuba financial secure. Ugomba buri gihe kujya wihereza chance zo kugira ngo wumve yuko uzaba financial okay. Image yawe niyo izadetermina ibyo ugomba gukora, n'imbaraga ugomba guhagurutsa ukajya gukora ibyo wavuze ugomba gukora. Icya gatanu ngira ngo adjust your lifestyle. So lifestyle yawe igomba kujyana n'ubushobozi bwawe. Niki nshatse kuvuga aho ngaho? Ugomba gukora diferanse hagati y'ibintu ushaka ndetse n'ibintu ukeneye. Ibintu ukeneye mu by'ukuri ni ibintu mu by'ukuri waba udafite, utabaho udafite. Naho ibintu ushaka, nkeneye inzu nini, nkeneye inzu nziza, nkeneye backyard hariya, nkeneye uruzitiro, nkeneye ibyo ni wants.
okay, please please please, ukeneye inzu, yes, ukeneye inzu ihagije kugira ngo uyibemo. Ukeneye ibyo kurya, ukeneye kwiga, ukeneye kwivuza. Kuki turi kugerekaho ibindi bintu tudakeneye kugira ngo nyine bibe convenience? Ndashaka ice cream, ndashaka kujya kurya muri resitora ihenze, ndashaka iriya mpeta ihenze. Kuki tugomba kubishyiraho price tag zihenze kugira ngo twumve yuko ibyo dufite agaciro mu buzima? Ikindi, um, assets zawe zigomba kugendana mu by'ukuri. ah, eh, no- no- Ibintu tudakeneye bigomba kuva mu nzira, okay? So hari ibintu bibiri rero abantu benshi batagomba bagira batajya bumvikanisha ko amafaranga yabo ari ah, bigomba kugaragaza ko amafaranga yabo akeneye adjustments, okay? Icya mbere, niba ufite amafaranga muri banki rwose ayo mafaranga agomba kuvayo. Hari bitewe n'imyaka yawe, of course. So hari izindi savings na investment zigomba kugufasha. Banki, please please, banki niwe mwanzi wa mbere w'iterambere ry'umuntu. Kuko bafite amafaranga yawe bakayajyana bakaguha low interest, barangiza bakayajyana bakayinvestisa bakazana higher interest, hanyuma ntibayagabane nawe. Icya kabiri, Parting and life insurance, man. Abantu bafite cash value insurance, nothing wrong with if you're rich, yes. But if you don't have money, ukaba ushakisha umuntu akaza akubwira ngo invest muri ino investment yitwa life insurance, ngo izagufasha ngo niho uzavana retirement. Please, please, wongere usome icyo gitabo. Icyo gitabo cy'amapaji 200 ni uko ugisoma akenshi uzaba utacyumva. Kubera ko utacyumva, ushaka umuntu ugufasha kucyumva, ushake term insurance, ubundi ufate diferanse yayo, kuko term insurance iba ihendutse, ubundi ufate diferanse uyinvestisa. Kuko ariya mafaranga ya cash value aba ari kuba invested kugira ngo nurangiza ukeneye kuyakenera ayo mafaranga, bazahita bakubwira ati okay, well, uko wagenda gukura, kote yo kukwasira yagendaga yiyongera, twagendaga dufata muri za kashi tukagenda tukwasira kugira ngo twongera kwishyura amafaranga y'ikirenga. So please 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 find a helper. Credit cards, please. Izo credit cards niba udashoboye kuavoidinga credit card, kuko credit card nayo ni amafaranga y'igikarito, ni igikarita, plastic money. Biroroshye kuyakoresha kubera ko ufite ikarita ahantu hose, ubu noneho iba kuri telefone, iba ku isaha, everywhere. So please get control over your money. So lastly, set your goals and then have a plan. Ubundi ukurikize plan, ugende utegura amafaranga agenda akurikiza izo plan, ugire game plan, depense zose zigende zigendera kuri izo plan, okay? Icyo kintu nugishobora bizatuma unamenya ngo aho ngomba kujya bizansaba amafaranga angana gutya kugira ngo ngereyo. Birumvikana? Niba udafite niba umaze gukora goals z'igihe kirekire, zishobora kuba iyo setinze goals, ukora list. Iyo list zaba goals ntoya, zaba goals nini, zaba goals nkuru, I don't care who you call. Icya kabiri, zigire personnel. No kuvuga iki, make sure ko making a sense, make sure ko ziri emotional, make sure ko ziku moving out, kuko icyo gihe niziba emotional zikaba personnel, bizatuma ugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo ujye kugera kuri izo ngingo izo goals zawe. Icya gatatu, uzi priorities. Izo goal uvuga uti niyihe irengereje iyindi, niyihe. Nk'uko iyo wubaka inzu ntushobora guhera ku gisenge udahereye kuri fondasiyo. Iyo abantu bakora inzu, bubaka inzu, barabanza bagakora game plan kugira ngo iyi nzu izuzure tuzahera kuki, dukurikizeho iki, tuzamura ibikuta, tuzamura ibikwa, dushyireho ibi ngibi, tugaruke dutere irangi. So hopefully izo goals zizagendana n'imyaka, noneho ugeragere muri ya myaka y'izabukuru ugenda ukurikira mu by'ukuri goals wagiye usetinga. Rero icyo gihe ntabwo biterwa n'imyaka ufite. Waba ufite imyaka 20, ufite 30, ufite 40, then ugomba gukora goals zigendanye n'igihe usigaje kugira ngo uritaringe, na nyuma ya retirement ugomba gushyiramo goals. Ritaringa nzakora iki? Nzaritaringa traveling, nzaritaringa njye muri golf, nzaritaringa ngo kujya kuvolunteeringa. Ibyo byose then bizakenera budget izatuma ubikora kuko ubuzima bugomba gukomeza. Icya gatatu, timeline. Exactly nicyo nari maze kuvuga. Icya kane, so kora timeline y'ibintu byose uri gukora. Icya gatanu, then ukore math. Icyo gihe math izakorohera kuko uzaba ufite steps, unagenda uvuga uti ino step irasaba ibi, ino step irasaba ibi, ino step irasaba ibi. Again, ngarutse kuri rwa rugero rwo kubaka inzu kubera ko baba bakoze ishema yayo, bakoze etape zayo, kora icyo bita bill of material, bakamenya ibyo bagomba kugura, amafaranga bigura, aho bazabigura, transport, kugera no ku misumari.
utuntu twose ubona dutoya ko ku nzu tutagaragara tuba duhomye mu irangi nitwo tugize inzu kuruta kiriya kizu cyose tubona. Kiriya kizu kigizwe n'utuntu duto 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 ariko buri kamwe kose kaba karabariwe igiciro cyayo. Niyo mpamvu usanga mu by'ukuri iyo uguze inzu uba uguze udupariti duto 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 dutoya. Ni ukuvuga iki rero, future yawe, finance yawe ya mu myaka 20 iri imbere, mu myaka 30 iri imbere igomba kuba igizwe n'utuntu duto 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 ukora buri munsi, ukora buri cyumweru, ukora buri kwezi, ukora buri mwaka, ukora buri myaka 5, buri myaka 10, buri myaka 20, ariko byose bikagaruka ku byo ukora buri saha igize umunsi ukanuye. Buri kantu kose ukora ku isaha ukanuyeho kagombye kuba gakontribuwa muri ya myaka 20, 30. Ibyo ukora usinziriye, I don't know what that is. Okay, nagira ngo rero mbashimire yuko mukomeje kunkurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yanjye, please subscribe kugira ngo tubone more information about financial freedom. Ciao, ciao.